Umuhanzi Yamano bita Uworizagwira Florie nyuma yo kuba yasohora amavideo bimeze nabi. Ni nyuma y'uko asohoye ari amavideo akabona benshi bagenda babigenderamo, nawe kandi bakaba bari kumwigaho babasha kuba bavuga ati wowe ushobora kuba warabigizemo uruhare, nawe ugomba kuba watabwa muri yombi, dore ko ubushinjacyaha RIB bwabashije kuba bwabihamya bumubwira ati nawe nidusanga warabigizemo uruhare ugomba kuba wabiryoza. Ariko nawe mu gahinda kenshi ku mubabaro, dore ko yarize amarira ubwo yari yagiye mu gihugu cyo hanze agenda avuga ati mana koko, ati byagenze ute, ati ku buryo byambaho uku nguku, dore ko yagiye yandika byinshi ku mbuga ze nkoranyambaga zigiye zitandukanye, agenda ayandikaho amagambo y'agahinda, amagambo ateye ubwoba. Wakibaza ati se uyu nguyu wasanga agiye kuba yakora iki? Ati dore ko ari mu gahinda kenshi, agenda yicuza aho yavukiye cyangwa se agenda yicuza icyo ari cyo, agenda avuga ati se koko Mana ishobora byose, ati naba narakoze iki, ati ku buryo ibi bintu byambaho aka kageni. Mu magambo menshi n'agahinda n'amarira menshi n'uruborogo, agenda avuga ati Mana nimba ari uko navukiye ahantu habi, ati sinzi, ati kuko ibyo mbona ubu si iby'ubu, ati si ibyera, ati mbona bikaze. Rero nk'uko mwagiye mwabyumva, dore ko nawe ubushinjacyaha RIB bukimara kuvuga ati nawe bari kumwigaho, yabashije kuba yajya mu gihugu cyo hanze, ubu tuvugana nabwo ari mu Rwanda. Yahise atega yihuta aravuga ati kambe ngiye nanje nabasha kuba nabigenderamo. Ariko nk'uko abakunzi be bagiye bavuga ati waboye, ati Yamano, ati ntaco uzaba, ati komeza wihangane, ati turabizi neza ko warezwe watojwe imico myiza, ati rero ntabwo twibwira ko waba warabigizemo uruhare. Ariko n'ubundi abafana be batangiye kuba bashidikanya ku bintu Yamano yaba yarababwiye mbere yaho, wasanga yarababeshe kuko ashobora kuba yagiye bitewe n'ubwoba yagize, cyangwa se akaba yikeka urunturuntu, dore ko ntawamenya ubu ngubu nabyo kwizera umuntu, wasanga nawe yaba yarabigizemo uruhare, akareba rero kuba yafungwa akabasha kuba yagenda kugira ngo bitamukoraho cyangwa se batamuta muri yombi n'ubushinjacyaha RIB, dore ko ubushinjacyaha RIB bwabashije kuba bwabigarukaho bubasha kuba bwamubwira ati uko byagenda kose Yamano, niba waba waragize uruhare mu gusohoka kw'iriya video y'urukozasoni yagiye hanze, ati nawe ntakabuze uzabihanirwa, ati uzabihanirwa ubashe kuba wabiryoza, kuko biriya si byemewe kandi ntabwo ari byo waba warakoze. Ati nk'umuntu ukurikirwa n'abantu benshi, ati hariya uba utangiye gusebya izina ryawe, ndetse wari urugero rwiza rw'abajeni, ariko uba utangiye kwigaragaza nabi, ati rero ugomba kuba wabiryozwa. Rero tunavuga ati bishobora kuba ari byo byanateye kuba yagenda akabasha kuba yava mu Rwanda, bitewe n'uko
ubushinjacyaha RIB bwabashije kuba bwamugarukaho bumuganiraho buvuga ati uko bizagenda kose turacari mu iperereza, ati ryimitse, ati tugomba kumenya ngo niki cateye kuba izi video zasohoka hanze, ati nta wundi muntu waba warabigizemo uruhare. Waranahamije ati buri wese ushobora kuba warabigizemo uruhare tugomba kuba twamufunga. Rero reka dusome ibyo yabashije kuba yakandika ku rubuga rwa Instagram ye. Yanditse ngo Yamano wa boy, kubera wenda kuvukira kure y'iterambere, hari igihe ma urukundo abantu nkaryima imbwa, kandi burya imbwa ntiyakugambanira. Ni amagambo yagiye yandika ati uko mbabwira nta muntu n'umwe wanyumva, ariko byose byapfiriye mu gutanga umutima wanjye. Ibihe bizacaho haze ibindi kandi byiza. Mwana wanjye cyangwa se muntu wanjye, aheza ni mu ijuru. Ngaya amagambo yabashije kuba yatangaza adashimishije y'akababaro kenshi. Wakibaza ati se agiye gupfa, dore ko avuga ati aheza ni mu ijuru. Reka dutegereze tuzabashe kumenya ibizakurikira iri tangazo cyangwa se aya magambo yabashije kuba yandika ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa Instagram. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, turabakunda cyane. Ciao ciao.